urumva mbere naramuhobeye umusatsi w'unkora mu jisho unkoze mu jisho atangira kuza uturira bagira ngo wariyo nari ati turashize umugabo uyu munsi urashirira mu izina rya Yesu arashirira mu izina rya Yesu ati aranarize rero ntabwo rero guhita avuga ngo ni umusatsi wambaye unkoze mu jisho ariko ryaranzonze kugeza mvuye kuri kapera icyo ni igihano ni igihano cy'ikitse icyo ni igihano buriho ukora imana igira gucika na Bella ntiyamenye ko ari umusatsi nama emotion yamufashe oya ni ukuri niko neza ko nabonye uturira tuza ahubwo nanjye yaragiye kuza nuko ese kuki ataje nari nyiri kubyiyumvisha ibiri kumbaho tu hanyuma ubu ngubu noneho uzi ko uriya munsi wa Bella ari bwo ngutekerejeho cyane urumva Bella nahise musigana yari yicaye ngiye mpita ngenda kandi nabwo muhuye nta nimero ye wagiraga ariko nyine ntibizahura rero abanyarwanda bakubabarire ntiwambabarire kubera ko ariko sore gatoya ariko ntabwo none se we bakubabarire ugomba gusaba imbabazi nk'uko mwabigenje ubushize nuko reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Scott Emile mwege mukurikirana ibiganiro byacu turabashuje aho muri ku mpera z'isi zigiye dutandukanye tunabifuriza gukomeza kugubwa neza rero turi mu kiganiro inkuru y'ubuzima nk'uko mubibona kuri screen zanyu bitewe n'icyo urimo ukoresha ukoresha TV ushobora kuba ukoresha telefone ikizimana uko urimo ureba abantu babiri bagiye kutuganiriza mu kiganiro inkuru y'ubuzima nk'ibisanzwe ngira ngo bamaze kumenyera so murabazi se ni ngombwa ko mwivuga cyangwa mbavuge tuvuge nta kintu bitwaye ladies first turi kumwe na Bella mukobwa mwiza cyane se katurebe turi kumwe na Bella tukaba na Nshizirungu Vincent umunyadukoryo umunyadushya umunyadutendo ubu tubazanye nka kuko wazanye ingwe mu mujyi Nshizirungu niwe muntu wazanye ingwe mu mujyi ajya gushaka umukunzi kandi afite umugore n'abana batatu ntumbaze nimba yarigize Muswati nimba yarigize Abudumurasi nanjye simbizi ubwo yaraje bisobanura neza ngira ngo bushize twakoranye ikiganiro abivugaho byinshi na Bella nawe nyuma yo tuzakorana ikiganiro n'abantu batavuga rumwe so rero twahuje nka kapo twega twamenye nka kapo murabyihanganira twahuje nka kapo niho bagiye kutuganira tubahe ikaze mu kiganiro inkuru yacu ubuzima murakoze cyane murakoze mwari muri aho mwari mumeze neza turakomeye turashima Imana n'abantu bake kubera icyo abantu bake abantu bose wagira ngo uziranye nabo niko mwabyumva kimwe oya hagomba kuba harimo bake nyine muzuzanya abandi bakaza ubwo abandi baringwiza murongo oya icyo nawe ikivuze Bella hanyuma ku ruhande rwawe umeze neza aho duherukanira meze neza ndashima Imana uyu mwaka se urabona ute mwaka ndabona natandukanira ni kimwe nk'indi yose oya ku giti cyanjye ariko koko se ni nk'ubushize urebye nyine kubera uri gutangira ni ukugenda uhuzahuza kugira ngo wenda uzarebe ko urangira neza ugupfundikanya ni ugupfundapfundika ariko byibuze hari ibimenyetso buriya umuntu agenda abona ugereranyije iby'umwaka ushize
wari muremure ubu ngubu turacyari mu kwezi kwa mbere kugeza mo hagati kugiye gusoza ariko hari ibimenyetso umuntu agenda abona akavuga ati byanga byakunda urebye nyine uyu mwaka wawe utangiye neza ufite icyizere kuzanawurangiza neza. Okay, Shizirungu ubwo duherukana yari afite amashimwe menshi avuga ko umwaka uyu nguyu twashoje nyine 2024 hagasi ubwo wabonyemo perimera yari afite amashimwe kabisa menshi cyane. Ubu rero amashimwe nirihe mu mwaka dutangiye ubu se ku itariki 21 cyangwa amatariki 20 wamenya aho umunsi ugana. Swati umwaka ushobora kuba mwiza ushobora kuba mu busibye ko ntawe planning bibi umuntu akora plan y'ibyiza bikaza kuba bibi wenda bitunguranye ariko wagerageje wumva uhumeka biba ari sawa ubyutsa amahoro ugasanga watambutse birakunze. Umunyarwanda yavuze ngo ibyeje barabejo. Kandi akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Uwo mugani urawuzi Bera? Uko nawusobanura nyine. Bera nkasobanura. Umuntu wakoze ingoma niwe ubuzi ikirimo imbere. Ajya kuyipfuka nyine azi ibyo asizemo imbere. Hari umugani uzi? Ndayizi myinshi. Urugero? Twumve ko uri umunyarwandakazi. Twumve. Umugani? Wamuteze. Ntabwo uri umunyarwandakazi we ntabwo uzi. Kandi umugani ugana kariho. Ndayizi myinshi. So umugani ubundi? Si uvuze se? Ntabwo si uwe. Undi mugani burya si uwo umugani wawe ku buryo wakoma Shizirungu. Utaranirwa agaramye kugira ngo ijuru riri hafi. Ariko ntabwo ni Shizirungu wo kubwiye. Reka rero tugende kuri topic yacu y'umunsi. Shizirungu ubushize ubwo duheruka gukorana ikiganiro nifuje ko tuganira ku bintu byari byagiye bikuvugwaho ukuntu wagiye gushaka umukunzi kandi urubatse ufite umugore n'abana abantu babifata nabi. So nza kugutumira nyuma yaho wisobanura mu buryo bwawe ndetse n'uburyo ubyumvamo. Yego. Ariko nabona abantu bataraguciraga ikirutega niko bavuga no gucira umuntu ntago baguciraga akarurutega. Yego ntago baguciraga akarurutega. Bagufashe nabi pe. Bankamiye mu kitozi. Bagukamiye mu kitozi. Nanjye ndimo. Nawe urimo. Wese we ntago urimo. Bera nawe mu bantu bankamiye mu nawe arimo. Okay nawe arimo. So rero waraje unukuri pe utanga usobanuro bwawe ko wabyumvaga. Yego. Hanyuma Shizirungu umunsi nifuje ko urana Bera none tuganire nyuma y'ikira kiganiro twakoranye. Nifuje ko wenda dukorana ikindi uri kumwe na Bera. Mu by'ukuri twebwe icyo tuba dushaka ni ukubaka sosiyete nyarwanda. Sibyo no kugira ngo none abantu ntibakajye bafata umuntu uko atari. Sibyo? Mu by'ukuri nkawe Shizirungu biriya bintu nta comment wabonye zimeze kuriya mu by'ukuri ni ubuhe noneho ubusobanuro waza gutanga noneho uri kumwe na Bera noneho kugira ngo abantu noneho tubibumvishe. So urakoze. Ubundi buriya ubusobanuro imbere y'abantu bujya bugorana. Ariko urundi ruhande iyo umuntu atasobanuriwe sayidi imwe hari igihe atumva cyangwa akumva ibintu uko bitari. Njye na Bera twakoze navuga se ngo ni prank. So njyewe nabonye akazi. Urumva ko Bera amfasha akantu akimfasha gutyo. Ngiye mu buzima busanzwe. Yes. Ubundi Shizirungu uri mu ntoki. Ndi umuntu waho usanzwe nkuko watangiye bivuga ndi umupapa. Ariko nkora
nkora imisango nyarwanda, ngira ngo bivuze imisango nyarwanda iri kombinemo byose, MC ki amahamba n'ibiki. Ubu ni nka umukinnyi wa filime. Okay. Mu by'ukuri rero ngewe uyu muntu afite projet ampamagara ambwira ko afite projet ngomba gukina mu mfite role runaka. Uriya munsi rero mwatubonye kwa MC Scenario, mfite umutipe mushito wanjye twari turi mu bukwe na NM sinzemo, harambwira ati ngufitiye ikiraka cy'iminota itazarenga 10. Ati nukuza, ati nakanya gato cyane. Yego. Ngewe rero ku mafaranga bro umeze nka noza. Ngewe mbayeho kubera ko navuze, kubera ko nakoze. Ntabwo wambwira ngo amafaranga ngo ni mabi, ntabwo amafaranga ari mabi. Ntazajye umuntu ukubeshya nawe udukurikiye, amafaranga twese niyo tugize. Umutipe ambwira ngomba kumpa amafaranga, nabubwiye rero ngewe nzaza. Yego. Fata akamoto ngera Kanombe barakishyura. Mpageze nsanga hari abantu bake, abandi bataraza, na Bera ataraza, ko Bera yaje nyuma. Ariko nkomeza kugira amatsiko yako kazi. Basetinga amakamera, bagezeho baraduheza, abakobwa baraza, banze nyine baraberetse uburyo ari uturutse biriya bipirizo. Nta guca wenda mu ijambo, ni nka kwa kundi wowe wamenye ibintu bya filime, ushobora kujya ahantu bakakubwira ngo ugiye gukina ibi n'ibi cyane. Ngewe singombera script. Okay. Kuko script iba muri nge. Ufa kumpa content y'icyo ushaka ko ndi bukoreho nibyo nkora. Baraza batubwira bati murahasanga abakobwa bahagaze bari ku murongo bafite ibipirizo n'udukirida. Ati ubundi babanje kutubwira ko ngewe nshobora kuza, nabona Bera ntamushima nkagituritse. Ubwo Bera agahita amenya ko nta muntu umurimo. Yego. Tuhageze rero nyinjira, hari umukobwa wari hepfo abarakimennye. Ndavuga nisubu umuntu amfetse ntaranavuga. Ndaza kuko n'ibintu yambazaga nta bintu nta birenze, usibye ko abanyarwanda nyine tujya imbere ya kamera bakadufata mu ishusho ijyanye na role twakinnye, ariko ntabwo ariko turi ni akazi nyine. Nk'uko ugera muri banke ukahasanga umukobwa kuri reception akakwakira aseka, ariko iyo baje guteza cyamunara ntabwo uriya mukobwa aza. Haza abagabo barakaye cyane barabishe, bakaza nta mikino irimo. So rero ndaza ko nabonaga nta kintu kigoranyemo, ko naje ngira ngo ndo wa kabiri. Bamwe batanga impamvu zimwe na zimwe zitabemerera kunkunda, kandi umuntu aba afite rezo, kuko ntabwo abantu bose babona ngo umutima ushuguke. Sigarana abakobwa babiri rero harimo Bera. Ndeba ukuntu abantu babiri banambyeho, gukuramo umwe birananira neza, ariko nyine ninjira nayo nababonye. Hari ababaza iminsi bambwira ngo ziriya nkweto ngo banzane ngo babanje kuzinyereka, ariko oya, ni ikiri buhitemo nyine. Abanyarwanda bampaye komenti nyinshi ziri negatifu, kandi bafite rezo. Iyo nza kuba ibintu nkora atari umwuga, mbere kubona nese mbivamo. Nta n'ikiganiro no kuzongera gukora, nta na filime, nta projet mbone kuzongera kujyamo. Ariko ngira ngo ikiganiro twakoze ubushize naje kwiyesikiza ndimo kwisobanura, ariko ntabwo babyumvishe, banga kubyumva. Ubu rero ngarukanye na Bera kugira ngo byuza ngo tubibumvishe basi mutwumve. Yego. Natangiye babwira ko n'umugabo, ariko abanshi baravuze ngo najemo hariya gute. Naje nje ku kazi. Kuri wowe waje ku kazi? Naje nje ku kazi. Niko wabyumvishaga? Naje nje ku kazi, ariko nyuma naje kumva amakomenti ngo abantu baza hariya bari serious. Bera araduha ubuhamya. Wenda Bera araza kuduha ubuhamya.
ngo abantu bazahora bari serious nyine ngo hari uraza waba udafite umusheri ukahamukura bitewe n'amarangamutima y'uburyo wakunze umuntu. Rero wenda Bella nkikomeza niyeskize ko nakinye n'amarangamutima ye kuko nagiye kujya imbere ya kamera impeta nayikuyemo bitewe na role ugiye gukina byo nibisanzwe. Ubwo rero sorry ko nasikinye n'amarangamutima yawe cyangwa se nawe nimba waramferaga simbizi, ariko by the way ntimunanirwa gukomeza gukurikirana ziriya nkuru za scenario. Ku ruhande rwe hari abagirira akamaro, yego cyane hari abagirira akamaro. Hari ujyayo akeneye umusheri se akamubona, cyangwa se akagira uza akeneye no gukina n'amarangamutima y'abantu nkuko naje, ariko njyewe ntabwo naje papasi ari ukwakura umuntu tugiye kubana. Oya sinzi nimba naba nikijeho gato uko nje kuvuga byinshi Bella nshobora kuza kumucanga. Bella ubundi wowe inkuru y'urugendo yagenze reka twere open abantu. Ntabwo cyari ikiganiro ngo tuje ngo ni ifoto, no twe tuje kubaganiza amarangamutima yacu yanjye ubundi abantu babashe kubasobanukirwa banabyumve bakomeza barene biriya biganiro. Ubundi story yawe urukundo rwawe nanjye imeze ite? Njye nyine urebye kuri kote yawe numvishe ugiye mu kazi, yego, ariko njye nagiye gushaka umukunzi. Mpura nawe sha nawe nashize irunguye ifitiye umudamu gusa nyine mfite umugore mwiza by the way. Naramubonye aho icyuma cyanjye. ubwo nyine ngezeyo numvaga ngiye ari ibyanyabyo Kizurungu koko nabonaga yatakayemo, ariko akabonye nta romantique uri romantique hahirwa abakwegukanye cyane. Nyine ngewe ikintu cyambabaje nuko ngiye gushaka umukunzi bikarangira nguye kuri Kizurungu. Gusa nimba hari andi mahirwe yo gusubirayo arahari arahari rwose, nzasubirayo njye kongera ngerageza cyangwa uhamagare Nario mubaze nimba uzamumbarize njye nsubireyo kwishakira undi Kizurungu yampfiriye ubusa. Cyangwa wenda ikiganiro tuzakora ubutaha uzamuhamagare Nario oya n'ubu naza kumuhamagaramo nasubirayo nkajya kongera nkagerageza. Nuko Bella hanyuma rero wowe wari ugiye ufite papasi yo kuba washaka umukunzi, ugezeyo uhura na Kizurungu w'umukinnyi wa filime abagukiniye filime. Njye sinari nanamuzi, wenda iyo mba nsanzwe mukurikirana nari kubimenya, kananya nkahita nyituritsa. Ahubwo nari guhita nyituritsa. Cyangwa bari abantu babiturikije bari bakuzi? Byashoboka ariko nanone bitewe na situation uba urimo, nibiba byakujyanye wowe ku giti cyawe ntabwo wahita wiyumvisha ko mugenzi wawe afite izindi purpose ku ruhande. Ese Bella dusubiye inyuma ho gatoya, ukibona Kizurungu bwa mbere ugahitamo gusigarana igipurizo cyawe, wari ufite ayahe marangamutima? Wabonaga ariho umugabo wasengeye kandi we open reka nkubwire ikintu cya mbere cyankuruye, yari yambaye neza, yari smart pe, yari yambaye ikoti, yari yambaye ishati yatebeje, yambaye n'agacongo. Nyine ukuntu yari yambaye ngiye byarankuruye cyane. Icyo cyonyine? Yego. Yarahumuraga se byibuze? Yarataranyegera. Ubwo nyine nareba n'igihagararo nkabona twajyana. Kwa Behe niwe mugabo wasengeye? Yego. Nkabona niwe nasengeye, ariko yewe ndabona nyifite andi masengesho menshi. Ndagufasha gusenga. Hanyuma se aho ibintu bibiri dushaka kugira clear. Rimwe twaraganiriye ku ruhande rwe n'undi ku ruhande rwe, tugiye ibyo tuvugana. Ndagira ngo mubihamirize ukuri abanyarwanda. Ese koko ko mwavuze ko mukimara gusohoka kugira ngo Kizurungu yarireguraga ati rwose n'ikimenyimenyi kugira ngo ajye biramenye ko nene yafashe nk'akazi. Njyewe nta nimero nigize mfata. Ibyo nibyo mubiduhamirize muri babiri, kuko ushobora kuvugisha umwe n'undi umwe ugasanga muratubeshya, ariko nibyo niko byagenze. Niko kuri.
none se nta nimero umuhereza wahise ugenda. none se tutagiye kure kwimarisha ikiza tutagiye kure ngira ngo ni wowe nahamagaye ndabubwira nti ariko hari undi muntu twavuganye ngiye wahamagaye umbaze sinzi umuntu wahamagaye arimo kumbaza nimero za Bella ndabubwira nti rero ndabubwira ngira nimero ya Bella mfite arambwira ati ntabwo byashoboka ko kuri ngo batubwiye ngo dusohoke ngo tujye mu cyumba cy'inyuma ukuntu bro nubwo usohoka kuri kamera nuko nawe watubwira ngo mwe mukase hariya kandi ahantu habona ko ari muri jaride bakajya ngo hari room ihari nta nimero muragenda nyine mukicara iyo mwashimanye atari nk'uyu ariko uyo yese ajya kuri telefone ariko abandi baragenda bagatera udutebe hariya bakakomeza bakiganirira nyine bagashitura urukundo ngo rwiyavapora. Hanyuma rero Bella ukimara gusohoka ndagira ngo ubwire Nshizirungu ibyakubaye. Nkimara gutaha cyangwa nyiri ukimara gusohoka ukamubura byagenze bite? Oya ntago namubuze. No naramusezeye. Yaransezeye gusa yari ari kuri telefone. Yari ari kuvugira kuri telefone. Yaragusezeye se? Nari mfite hari abashuti banjye bari bafite ibirori mu rugo. Ibirori? Yego. Kagugu hariya kandi ari njye ugomba kubiyobora. Urumva rero nari mfite pressure yo gusohoka imbere ya kamera sezero uyu nguyu itantega moto ngenda. Niyo mpamvu akenshi hari part 2 yindi ngo bayikoze nge nagiye. Yeah. Ariko already yabonye umukunzi kabisa yana yakiviwe. Nge nayo namu. Nose akimara kugenda ukabona aragiye nta nimero guhaye umuntu wari washimye. Ni ibiki wasigo tekereza Bella? Cyenye naratekerezaga. Gahinda kawe Nshizirungu nagukora. Kuko tukiri hariya ntago nigeze menya ko nyine ari umupapa byarakomeje biba gutyo. Nari imagine ndabati wenda ubwo atayinyatse araza kuyakana hariyo ntago ari buburu ukuntu abona nimero yanjye. Nuko urategereza? Nahana icyizere cy'umweru kirashira. Ataramamaga. Warakoze. Nitanangira kumva nyine zira nkuru zimuvugaho z'amapranka. Ndacukumbura mbona koko afite umudamu. Ndamubabariramo gake ariko ubu nakubohoye. Nakubohoye rwose. Uramubohoye? Yego ndamubabariye. Ariko nanjye mu bintu byari bimbangame byarimo. So abadukurikiye mwese ntimugakene n'amarangamutima y'abantu. Kabisa. Side imwe ushobora guhemukira umuntu kandi guhemuka birakurikirana. So rero nimba ukunze umuntu kandi Bella nukunda umuntu ugasanga wenda n'umutipe ntuzaripfane ngo utegereze ngo waze kubikubwira. Ngiye nivi nzaritera ariko buri aritera uzagira ute? Bakira. Bella agize ati nivi mu maguru mashya. Ariko kubera iki zataritera? Ngiye naritera. Ugaterera umuhungu ivi? None ahubwo ikibazo kutera ivu mwambika impeta. Kutera ivu mwambika impeta uzatera ivu mwambika iki? Yasogetse. Oya wenda ntago mvuze ngo birabaye ariko bibaye ngombwa ko mbikora. Abinsabye nabimukorera. Nese umutipe atagutereye ivi yabakosheje? Ntago yabakosheje. Waterera ivi umuhungu? Yego. Kubera ziki? Nese ntiwakwaka urukundo umuhungu? Ariko wanze ugira urukundo rwinshi. Umuhungu ntiwamwaka urukundo? Umuhungu. Ubonye umuntu wowe ukamukunda. Oya. Ntiwamubwira uti? Oya nano. Oya. Ntabwo mubwiye ngo wajya kumubwira ngo. Reka nsobanura aho nari mvuze ngo namuterera ivi. Umuhungu aranterese turakundanye mbona arankunda koko. Yego. Arimuterera. Ukarimutera mu ruho rwego se nyine nicyo turimo twibaza. Nyine ko kantu nakuruye ndavuga ni ko tipe ya TV uzana ikiganza akwambika impeta wowe wamwambika. Namwambika impeta. Oya. Bella oya. Oya pe. Ngombwa nabi. Bella. Reba umuhungu wakurimbira ameze ari. Yaba raporo y'inkazi. Wese se wategashira wakayikwambika. Apfukamye? Oya reka. Oya n'izindi ni ngombwa gupfukama. Cyangwa se cyera tukira abana twajyaga tubikora tugafata ibyatsi tugakora kameta tukakambikana. Watwambitse nk'abantu bangahe? Twari turi gukina iby'abana. Ngo harahiye we harahiye. Amagambo ashize ivuga.
kera tukiri abana. oya bera kumbe nawe kimwe iby'abana ariko ngo bera ibintu ari byiza mwisha mu bishogoshogo uri mama undi ari papa njye nabaga ndi umukozi. oya bera wabaga uri mama nabaga ndi umukozi ari kwidefanda amafaranga bera wabaga uri mama hariya oya pe nabaga ndi mama none se so rero wenda tugarutse inyuma navuga ngo karagaciyemo ya abantu bashobora kuba benshi ariko bakunda mu bera nusubirayo ubutaha uzabona uzamubariza imbere ya kamera mubaze uti uri umupapa cyangwa uri umusore so yakubwiza ukuri na gihari bimbaza ne kubwira ukabona ko utaruzi ibyo ari byo ni ukuri njye nawe kubimubwira none se njye nawe ubwira ngo sindi umugabo kandi we ese ubundi ntabwo yigeze aguhata ibibazo yarabimbajije ambaza imyaka hari utuntu nkibukamo ese wamubwiye imyaka ingahe nabwiye imyaka 35 niyo ufite se mu musaza wapi nawe warabeshye nawe narabeshye uri n'umukinnyi w'amafilime ko nawe narabeshye ubundi na sebero ugeranyije yavuze myinshi cyangwa yavuze mike ugeranyije iyo yakubwiye yavuze nuko umubona uko ndabona afite nka 37 warujemo pe yakubajije imyaka n'iki kindi mbaza ibyo nkunda ku muntu ikindi namubajije kamibutse namubajije akundanye n'umukobwa ufite umwana yego ariko yarabimuhishe akuze koko ari bwo mbibonye ko ari seriye icyo yarakimbajije musobanura ko mistake yakora ari ukubimbwira after nyuma yuko tubana nubwo yabahemutse ariko abimbwiye eva noneho uragira turamugira inama tubutaha azajya abaza abantu nimba bubatse oya naratinya ntabwo nzasubirayo kandi mu kiganiro dutangira bavuze ko uzasubiraho gushaka undi mukunzi ndetse si uyu nguyu wabiteye none zimbiteye ariko Shizuru byanga byakunda ushobora kuba warangije amarangamutima ya bera nyine nanjye sinkubwiye se nashaka basi ko tuzahura nk'iyeskiza ariko nyine namubohoye ngusabye imbabazi nanone hari utuntu twinshi yambajijemo ariko kandi nashubije neza uko biri kose nubwo hari abakobwa banturikirije ibipirizo ngo bambenze ase buriya baravuga ko nabonye ahubwo se buriya ngewe oya reka byihorere reka mbireke ndaza kubivuga nyuma muri behind the scene wenda papa si iki kiganiro nshaka kubatumira kugira ngo tuganire ku ruhande rwawe ubohoke n'abanyarwanda bakubohoke bere kuko oya nibamubohoke bambohore pe sibyo wewe wabifashe nkaho usanzwe uri umukinnyi bro njye nese bintunze yego kasi nabira byonyine ukora gusa hari n'abantu nabonye ngo nicyo kiganiro ngo ni prank twebwe ntabwo dukora prank oya ntabwo ari prank ahubwo bahise bafata bahuza na prank nigeze gukora Nyamirambo mu myaka nk'ibiri ishize baterateranya ibiganiro nagiye ntanga mu gihe cyo kwibuka by'iki ariko nta kosa necessary buri umuntu ashaka gucukumbura akora ibishoboka byose kugira ngo inkuru arimo gukora kugira ngo ize kurebwa rero kunyaka ikiganiro biremewe ntabwo nakikwima ndetse nakikwima ngo si amagambo gusa wenda icyo dushaka kugira kiriya cyane kuruta n'ibindi byose kugira ngo message yumvikane yego wowe Shizirungu ujya kujya gushaka umukunzi ntago wari uzi ibyo ugiyemo kwa bro ngewe baraguhamagaye ugira ngo ugiye gukina filime ngewe nta nubwo ibyo gushaka umukunzi ngewe nta nubwo iryo jwi nari ndizi nukuri ntabwo nakubeshye kuvuga ngo nje gushaka umukunzi never bigaragara ko na MC Nario ntabwo yamukurikirana genda mukurikira ntabwo nkubeshye MC Nario ntabwo sinari muzi sinamukurikiranaga oya ariko promosi nukuri pe
dore ngaha akaboko ndakamanitse kuko nanjye uyu ntari muzi kuko nanjye ntari ntabwo ataranze wari usanzwe umuzi umuti wo mushito wanjye bita Lilipoli niwe wanjyanye niwe wamfashe akaboko yinjiza mpaka mu nzu usanga basetinze bazana ibipirizo turabihaga kumva ngiye ko ari ikintu turi buturitse ahubwo ngewe naje nzi ko ngewe ndi bubituritse. Okay, noneho Shizirungu nicyo abantu wabwira abantu bakurikira kira kigano Magic Match kuko byanga byakunda bagombe bongera uko biri kose ntibacike intege kubireba kuko nubwo nje naje nko gushutinga ariko haraho bigira umumaro haraho bigira umumaro pe so nk'ubu twavuye ariko hari abatipe nka babiri twaganaga mu minsi ishize bambwira ko abakobwa bakuye bakiri kumwe so ni kwa kundi ujya kumva kuri radio ngo umuntu ahamagaye ngo ikiganiro cya ruhura umutima umuntu akavuga amarangamutima ye hari ikiganiro najyaga numva ngo umuntu waje gushaka umukunzi kuri radio nese ari umushatse kuri radio n'umushatse kuri kamera ufite imbaraga n'uwe ntuje kumushaka kuri kamera wahava mutahanye kuri kamera ariko kuri radio ngo barabahuza bikagenda gute so rero hari abo bigira umumaro hari abahavuye bagumana n'abo bahakuye kandi mu by'ukuri nimba ugize amahirwe umukobwa akugira icyizere ukamukura hariya wimuhemukira yemewe gukora ibintu ku karubanda buriya rigana nk'aho musezeranye ivangamutungo ubundi isezerano zirenze hariya ibintu muzakomeza kureba kugeza munabanye ntibiye so rero hari abahavana uw'ubuzima bwe bwose nk'uko Bella yari ahankuye wenda nuko Bella yararumbishije nuko yarumbije agahitamo nabi ariko wenda iyo aza kumitamo wenda ndi umusore ntabwo nari kumureka wenda umuntu nakwiye hariya ahantu ntiyari kurekura kuri kamera imbere ukemera ukakamanika ako nanjye Bella namubereye romantique romantique se byatanze uzi ko aho kana kantu k'amasegonda ntacyo gatwaye uzi ko mwana nagufungiye inkweto nakuzi ko ari byo we uzi ko nyine cyo bugufi Bella nkamufungira urukweto mwana ubera mubi nabera mubi nyine yaranshutse ndagenda ntakaramo ngo ndavuga ati uzi ko Bella namuhobe nkayamwongora n'utuntu mu matwi ese wa mugani turi hano ducamubwiraga turi hano wongeraga tutari kuri tutumvishije turi hano twanjye nawe rero nyine n'uduki wamubwiraga tunamubwira ko ari mwiza kandi Bella ntabwo ari umukobwa mubi Bella niko yakubwiye yego yakubwiye gute yambwiye ko ndi mwiza pe ni ukuri mwana arega ntabwo twe twaje gusikaminga hano nta sikamu twazanye hano twaje kubera open Bella nicyo kintu wamwongoreraga yego nyine ndibyo namwongoreraga nuko wenda tweze naho duseka urumva Bella naramuhobeye umusatsi w'unkwa mu jisho unkoze mu jisho atangira kuza uturira bagira ngo warize nari ati turashize umugabo uyu munsi urashira mu izina rya Yesu arashirira mu izina rya Yesu ati aranarize ntabwo rero guhita avuga ngo ni umusatsi wa Bella unkoze mu jisho ariko ryaranzonze kugeza mvuye kuri kamera icyo ni igihano ni igihano cy'ikizi icyo ni igihano buriho ukora imana igira gucika na Bella ntiyamenye ko ari umusatsi ni ama emosi yamufashe oya ni ukuri niko neza ko nabonye uturira tuza ahubwo nanjye yaragiye kuza nuko ese kuki ataje nari nyiri kubyiyumvisha ibiri kumbaho tu hanyuma ubu ngubu noneho uzi ko uriya munsi wa Bella wari bwo ngutekerejeho cyane urumva Bella nahise musigana yari yicaye ngewe mpita ngenda kandi nabwo muhuye nta nimero ye wagiraga ariko nyine ntibizahura rero abanyarwanda bakubabarire ntiwambabarire kubera ko ariko sore gasoza ariko ntabwo none se we bakubabarire ugomba gusaba imbabazi wagiye mu bintu wowe utazi ubu ngubu umuntu wakabaye mfite uburakari burenze ni Bella ampaye imbabazi imbere yanyu sibyo noneho rero namwe ntimutekereze ko biriya biganiro cyangwa se iriya balloon nta gaciro igira Bella gafite sinubwo abajama babiri turimo kuvugana na bashuti wanjye bahakuye abakobwa n'ubu ngubu bagikundanye rero mukomeze ubakurikire abashobora kugerayo muzagereyo abatazabishobora
muzampamagare mbagezeyo bahe pase mugereyo mwishakira abana none ariko se aho dusubira inyuma ho gatoya mbere yuko dukora kiriya kiganiro byibuze wari wamenya amakuru yabera ibintu wagiyemo cyangwa twakoze ikiganiro n'ubundi ugifite ya mentalite utarashaka n'amakuru ngo ubimenye no buriya njyewe twakoze ikiganiro hari inkuru zatangiye gusakara yego zatangiye gusakara none barimo gufata screenshot y'ibitutsi abantu no kuvuga ukibaza ibyo ari byo nabaza rero nanjye naje nshaka kwibohora uvuga ukuri kwawe nyine usobanura kandi ukuri narimo kuvuga kwari ukwanjye ko mu mutima yego nanjye ndimo kugira ngo byibuze ntakomeza guca imbere y'abantu bambonamo ibyaha gusa muhehese sha ntabwo bwaguheta akantu ubushyizemo ntabwo gafite umutekano none se sibyo yaratananye njye mubwiye ko naragiye ku kazi oya nyine batakubonamo ubundi buryo ubwo nyine nari kwanza amarore nkina uko mumbona nkina ariko ukinize filime abantu bajye kuzira kugira ngo bibe kiriya ni na myinshi gira izo mentioning ni nyinshi ni nyinshi hariho bita intambara y'ubuzima ndimo gukinamo ndi umwavoka ahubwo si ubwo niyora wajyanyemo na Bera se nawe mukajya muzikinana ko muri oya Bera ndamutwara impamvu Bera ndi bumutware kuko n'ubundi baratuvuze hari intambara y'ubuzima hari shenge hari intambara y'ubuzima hari intambara y'ubuzima ahubwo intambara y'ubuzima ntabwo ndimo gukinamo Kariza wa ntuza se Kariza wa Karisa yego naho nakinnyemo yavuga inzira y'umusaraba iyi ngiyi ya ntuza se ino filime ikunzwe cyane inzira y'umusaraba nawe irimo inzira y'umusaraba ndimo nawe kino n'umuhehesi oya ndimo ndakinamo mfitemo akarore keza ndi umupolisi ariko no mu buzima busanzwe akazi turagakora tangiye kwitirira inzego ntabwo ari ukwitirira inzego ntabwo mpari sindi kumwe nawe none se buriya wagira ngo ndamutse ndi umunyesibo ntabwo none se twarasibo indi hari indi yakinnyemo yitwa Afrikanda ni nyinshi ubwo rero urumva bajye kuzireba ni nyinshi nawe nugira poroje uzambwire nze ya filime se simbizi amafaranga bari aho ngaho Bera hanyuma rero Bera ikibazo ko tuzajyana gukina ariko noneho uzakina umugore wanjye ariko noneho umenye ko ari filime ubwo bimubwiye mbere yego nitujya muri shuti bakambwira ngo ndakina nk'utereta uzamenye ko ari filime nta kibazo ariko Bera ubundi wigize ukina filime njyewe hariyo ndi gukina ariko amakuru mfite natohoje kuri Bera yatubwiye dore ukuntu ameze narayakuruye atari ivumbi Bera ari umuntu ushaka kuza muri industry urumva Bera ari umuntu ushaka kuza muri industry ya sinema banza rero yari arimo gushaka ahantu amenera akahabura oya ntabwo ari baburetse nyine ntabwo ari byo none se uravuga ngo ntabwo ari byo ngewe sinimo kwivuga nyirabyari ntabwo ari byo rekeraho nyine aransubiza Bera rero kari akantu katurindinze hanze usibye wenda mistake nakoze yo kuza nka musikaminga ariko Bera ntikakubabaje cyane nyine reka tube open uzi yo kaba katarambabaje ntabwo nari kuza hano ariko uzi ko n'ubu utaramera ikintu wakoze no ariko ibintu mvuze aje byibuze ibintu bivuze bitandukanye nose ayo makuru ninde wayaguhaye bamushakira iki nose nyiri ubwiteka ahari urumva kandi akaba arimo yahakana nyine nawe reka nsobanurire musobanurire ariko yego n'ubundi ikinyoni kitagurutse kitavuze bakita igishwe ako nturigishwe hangana ube nk'ikibiribiri twagiye ngaho Bera ibyo bintu wavuze ratu nibyo n'ishusho yawe ntumubeye ubundi Bera ni muntu ki ndi muntu ki yego Bera ni muntu ki kwa yewe ariko urambeshye nanone oya Bera arakubeshye ndabizi Bera ndabajije nibyo ndakubeshyeye Bera ni muntu ki
ngenda umudamu. Wow. Nta nibyo wari uzi? Wapi? ntabwo ari umudamu ni umerifiye. No. Kuba baye open yuko afite umwana ari umudamu. Ni umudamu ufite umugabo arubatse. Uwo mugore ni umuntu wubatse. None se ugiye kubihakana yari yagakomeje. Niwe mugabo wese. Nuko namukoresha ikiganiro mbizi. Okay, yego rata. Bebe afite imyaka ingahe? Agiye kugira 5. Oya. Bera, uri umudamu cyangwa uri umerifiye? Ngenda umufiyemeye ariko nigeze urugo. Wenda ibyo si ngombwa. Iyo nindi nkuru. Ibyo si ngombwa. Oya, twibicukumbura. Nagira ngo nimba utarubizi nawe. Ayi no ntabyo narinzi. Yego. None warubizi kuko hari ibiganiro wavuze ko Bera yubatse afite umugabo. Warabivuze. Avuga turase si umudamu ntiyubatse umugore n'umugabo ibintu warabivuze mu kiganiro. Oya. Ukuntu byambabaje. Wowe rero ufite amakuru atariyo. Yewe mfite amakuru atariyo ariko uyu mwanya duhaye abantu amakuru ariyo. Yego. Sibyo? We rero yari ari serious. Nanjye umwana wanjye muto afite imyaka 6. Urumva? N'uwo afite ine. Afite 6, undi afite 9, undi afite 16. Ni 6. Ubwo imfura yawe ifite ingahe? 16. Nirusha imyaka ingahe? Ko wa muntu afite imyaka 50. Nirusha imyaka mikeya cyane. Ubwo nanjye naba imfura yawe. Ngewe ndenda kugira imyaka 40. Nuko Bera banza umusobanura byumve neza. No, ariko nta nese ibirenze ibyo nibi. Bera afite umwana no mu female. Yego. Nta mugabo afite yaraje kwishakira umukunzi. Nawe yaraje kwishakira umukunzi akubitana na Rumurika. Ariko mwabasore umuntu uri tayari. Oya winsabira. Waburetse gato. Umuntu uri tayari. Za nshuti zawe. Umuntu za scam. Umuntu uri tayari azaze atari umuskamu. Numva kandi uzaza ufite amafaranga. Ego. Oya. Waburetse gato nyine uzi impamvu se nose Bera. Areka tuba open. Abe make. Ariko abahari. Nose wagiye nangiye kuvanga dosiye. Ntukavanga dosiye. Nundi nta mafaranga menshi abaho nta n'amafaranga make abaho. Ariko nshize urungo Bera umukobwa ni umunyamutima uri gushaka kumuroha kumuzanamo imyuka mibi. Ibintu by'amafaranga urabizana ute mu kiganiro. Waretse. Okay, muzabikora umunyamutima. Ubutayafite. Ibyo bintu twari tuvuzemo by'amafaranga uzabikuremo. Wowe wakora bindi. Bumve n'ukuntu abantu ahubwo hori n'umwana mubi. Sibyo. Okay. Okay. Rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranye. Bera niki wabwira abantu bakurikiye ikiganiro? N'icyo wabwira abanyarwanda, n'icyo wabwira aba diaspora, n'icyo wabwira abanyarwandakazi. Abantu bose mudukurikirana. Ikintu nababwira uyu musore yari yarambabaje ariko duhereye none aha namubabariye. Uyu mugabo yari yarambabaje. Ariko warambabaje nyine. Waransikamye. Okay. Ariko Kizuru nicyo wabwira abantu dusoza. Nakubohoye. So murakoze kumbabarira. Ntago ubwenise ko wakobarira byonyine kubabaza. Namubabariye. Ibi yambabariye n'abanyarwanda bambabariye. Okay, nice. Ikindi ikiganiro bagikurikiye bakirebe. Bakore bya bintu ngo bakore subscribe, share na comment. Siko bavuga? Okay, hanyuma rero kera mu muco wacu kinyarwanda iyo umuntu yakosherezaga undi bagasabana imbabazi habaho kwiyunga bagahaguruka bagahoberana bagaseka bikagaragara ko nta ndaho umujinya urimo. Muhaguruka rwose mu bibero byanyu musabane imbabazi kuko mwabigenje ubushize nuko Okay. So, rero ngira ngo murabibona basabanye imbabazi birarangiye namwe muhababarire. Ikiganiro nuko tugishoje yari couple twari turi kumwe nayo. Ngo Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.